Dore application ishobora kugufasha gusetinga password kuri buri application yose ufite muri telefone yawe. Hari ukuntu ujya utiza umuntu telefone ugasanga yagiye nko kuri WhatsApp yawe utabimuhaye uburenganzira agasoma nk'ubutumwa bwawe, cyangwa se ugasanga yagiye mu makuru yawe utabimuhereye uruhushya. Muri iyi video nkuzaniye application uraza guhita ukoresha iyi ngiyi ndi gukozaho akaganza. Uraza guhita ukoresha ikagufasha gusetinga password kuri buri application yose utunze muri telefone. Uhita utandukana n'ikibazo cyo gutiza umuntu telefone agiye nko guhamagara ugasanga yinjiye mu bindi bintu atabigusabye cyangwa utabimuhereye uruhushya. Icyo usabwa ni ikiro nizi minota yo mike nkwereke akantu ku kandi uko bikorwa, aho urayikura ndetse n'uburyo urayinstall. Dore ngiyi ndi kuyikozaho akaganza. Ugiye kuza muri Play Store yawe, numara ko wagera guys wamaze ko wagera muri Play Store yawe, reba kano kantu ka search ka hasi gutya, ahangaha hakande, numara kwakanda urahita ubona indi search hano hejuru hano gutya, naho vayo hakande, numara ko wakanda andikamo ijambo upload uko nko ryanditse kuri screen, upload gutya, kugira ngo urwite uribona hano hejuru, ryandike gutya neza, nurangiza urikoreho gutya. Numara ko warikoraho urahita ubona ya application ngiyi yamaje kuba yaza ngiyi. Guys, iyi niyo upload yizewe itagira ama ads kandi iri free, ikora ku buntu. Yifate i-downloading, numara ko i-downloading uhita ugaruka noneho uyinjiremo. Dore ngiyi hita uyifungura. Noneho guys, hano witonde neza kandi umpe iminota nkwereka akantu ku kandi ubu tugiye kuba twinjiramo. Ukimara kuyifungura bahita bakubwira ati set and lock pattern. Hano no gusetinga pattern. Hano ubu ugiye gusetinga pattern, cyangwa se hano hasi handitse change password type hano gutya. Numara ko wakanda ishaka kudashyiraho pattern ushyiraho pin. Pattern cyangwa se pin ndaza no kukwereka uburyo washyiraho fingerprint ukajya ukoresha fingerprint nk'igihe uri mu bantu benshi. Urugero twebwe wenda kadukoreshe pattern, ndaza no kubereka uburyo twahita dukoresha pin. Kadushushanya pattern, urayishushanya kabiri, rimwe, kabiri. Nurangiza ukanda hano hasi handitse save, urahakanda. Numara ko wakanda urategereza gato, urahita uhingukira ahantu hameze gutya. Noneho guys, ukimara kugera hano urahita ubona tuno dusetting tubiri, tuno display of other app and usage access. Icyo urakora rero urahita ufungura tuno dusetting twose, akangaka ndetse n'akangaka. Vuba dukandeho udufungura gutya, urakandaho gutya gutya. Numara ko wagakandaho, okay guys, wamaze ko wagakandaho ugakandaho gutya, nurangiza utuze hano ugafungure gutya, uhita ugaruka no kuraka ugafungura. Numara ko wagafungura urahita ugwa kuri screen imeze gutya, n'akangaka guys, akangaka gafungure nako gutya. Noneho urahita ugwa kuri screen imeze gutya. Urabona hano nk'ahangaha gutya hari amagambo abiri, unlock and locked. Hano handitse locked ni application zamaze kuba zajyaho ya pin yacu twa settings. None hano handitse unlocked ni application tutarashyira locked, tutarashyiraho ya pattern yacu. Icyo urakora rero hano urahita uza ukande hano unlock. Hano unlock urahita ubona ko usanga mu password zitariho ya pattern yacu. Icyo urakora ni ikiriro, hita ukanda kuri application ushaka ko ijyaho ya pattern, cyasabwa uburyo bw'umutekano. Urugero nk'iyi setting, bikimara kuyikanda uri kuri bahita bakubwira ati locked, ngira ngo rino jambo uraribonye. Urugero nk'ingi Instagram locked, ngira ngo uri kubibona. Ni ibintu guys byoroshye nabigerageza muri telefone yawe. None hano kuri locked na application amaze kubashyiraho ya pattern yacu, ngira ngo uri kubasha kuba wazibona. Ndaza kukwereka urugero mu mpera z'iyi video. None guys, tukiranga ngiye guhita nkwereka utundi tuntu tubiri tw'ingenzi. Ngiye kuba nakwereka uburyo wakoresha ya fingerprint n'uburyo wahindura pattern ugashyiramo pin. Dore va hano muri aka setting ka ruguru, akangaka akako mu nguni hano gakandeho. Numara kugakandaho reba tuno tuntu dutatu, fingerprint, unlock, change password and password type. Aka kantu kano kanitse fingerprint and lock, gakande open gafungure gutya, ngira ngo uri kubibona. Hano mu kimbo cyo kuba wakoresha ya pattern yawe uzabishyiramo fingerprint, password ihita. None hano change password ni kuba wahindura password ugashyiramo indi. Urugero hano bahita bakubwira draw a new pattern. Nyine ukimara gukanda hano change password gutya, bahita bakubwira draw a new pattern, shyiramo pattern nshyashya. Urugero ka nkoresha ingiyi uyishyiramo kabiri, niko nabikubwiye, ugakanda save.
guys biba byamaze kuba changed irango uri kubibona. Akandi kantu ka gatatu ni password type. Mu gihe udakeneye pattern koresha pin. Urugero gutya kandaho urahita uhitamo pin, imibare ya pin uri kutubona tuno 4 digital pin and 6 digital pin. Kanda urashaka gushyiramo pin igizwe n'imibare 4, urashaka gushyiramo pin igizwe n'imibare 6, yeka mwande hano 4 digital pin cyangwa ukoresha pin igizwe n'imibare 4. Ndakanda gutya nimakanda leta haza set up a pin. Okay, mitanki urugero kamwereke 1 2 3 4 nongere nyandike 1 2 3 4 hano ugatukanda save kugira ngo urikona ko batubwiye ati saved. Hano noneho ndabasha guhita nkoresha pin mu gihe pattern nayihazi cyangwa se ntagikeneye kuyikoresha cyangwa se nkoresha fingerprint ngira ngo uri kuri kano kantu kari open. Guys nawe bigerageze muri telefone yawe uhita unyandikira muri comment. Urugero rero rw'ibyo tumaze kuba twakora kanze mpite ndukwereka. Urugero rw'ibyo tumaze kuba twakora wenda kajya muri hano unlock app mite ndokinga WhatsApp gutya ngira ngo uri kubona ko yamaze kuba locked, ngaruke gutya nyifungure. Guys uri kureba ukimara kuyifungura bahita bakoherereza bakubwira ati shyiramo use pin or fingerprint. Ubu nshatse reka nkoresha fingerprint ngira ngo uri kubona ko bita bivamo nako kandi. Guys urundi rugero akandi kantu rero ngiye kubona ko ingenzi tukiri hano, reba rino jambo ryanditseho upload rino ryo mu nguni ibumoso ngira ngo uri kuribona. Iyi ni ad cyangwa se itangazo ry upload riba ryamamaza muri telefone yawe. Kamwereka uburyo wahita urikuraho bite biba fresh ibintu bimere neza. Kanda kuri aka gakubo ko hejuru ngira ngo uri kubona hano ndi gukoza akaganda gakandeho gutya. Nurangiza tukanda hano handitse yes gutya. Guys ngira ngo uri kureba kamaze kuba kava. Guys nawe bikore muri telefone yawe nurangiza uhita unyandikira muri comment niba bino bintu bikora. Ariko nyaboneka niba ubona iyi video hari ikintu gishya wungukiyemo kanda kuri subscribe ukande kuri like. Niba hari ikindi kibazo ufite mbwira muri comment ndahita nza ngusubiza, kandi wike gusharing iyi video inshuti yawe. Thanks for watching my video. Nawe utamuze ndi video tuzabane uzaba uhari.